wowe iyi video iyo ubonye we n'ikihe kintu utekereza? Video nyine iyo nyibonye ni ibyishimo nyine nta kintu nayibonye rwose, ariko nyine mbona ko hari ibyishimo rwose kuri Pastor Mutesi. Agomba kwiga. Hari igihe twabayeho turira amarira atari ay'ibyishimo, yego, ariko hari n'igihe kigera umuntu akarira amarira y'ibyishimo. ese kera ati uyu muntu koko aya marira arizwaga n'ayiki? ese kera ati uyu muntu ni inkunguzi uko yavuze? Ahubwo niwe nkunguzi. Ezekiel ni inkunguzi? None se ubwo yavugaga ngo uwo muntu ni inkunguzi, mu by'ukuri Ezekiel mubona gutya agenda cyangwa nkamwumva gutya kuri social media, ariko Ezekiel ntabwo nzi ngo yashatse abagore bangahe cyangwa sinzi ngo yaradivorishije cyangwa ntabwo yadivorishije. Yego, rero umuntu hari igihe ababazwa n'umutwaro atikoreye. ikindi kibazo nanone bati uwo bita Ezekiel ati bose bitwa abasambanyi kuko nyine urugo ruba rwarabananiye, ariko bagiye bareka gucira abantu imanza ko Yesu azaza imanza akazicira. Bitwa abasambanyi, abo bagore yita abasambanyi, muri basambanyije bangahe? Ntabwo mbizi. Nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu, nangire mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi twasuye Yesu ari ku Ngoma TV. Niko bakwita? Yego. Umeze gute se? Meze neza ndashima Imana. Amakuru se? Amakuru ni meza. Urashima Imana cyane? Yego. Yego. Njya nkunda kubona muri title akunda kuvuga ngo uri murumuna wa Pastor Mutesi. Yego. Turakwakiriye rero. Ndanezerewe kuko kurukira. Yego. Tugiye kwiganira rero, tugaruke ku biri hano hanze, ariko nanone tunanenge cyane abakora ibidakwiye, sibyo? Mu minsi yashize uwo bita Pastor Mutesi yagize gutya akora bridal shower. Ubundi ku busanzwe bridal shower uyumva ute, uyifata ute? Bridal shower kugira ngo bayikorere umuntu nyine uburi cyajya nyine uzajya ushyingirwa, noneho abantu b'inshuti zawe bakishyira hamwe. Hari ibintu navuga ngo ni nk'intwererano baba barashyize hamwe, bakavuga ko bazagutungura, bakakumurikira ibintu baguteguriye bazaguha nk'abashuti bawe. Yego. Noneho mukanaganira mu buzima nyine busanzwe. Yego. Yego. Haravuga ko bridal shower ngo itagomba gukorerwa ngo nyine niyo abakobwa bagiye gusezerana bwa mbere. None se hari ahantu byanditse? Kubera ko nyine ahantu amagambo ngaba akubiyemo hariya hazamo abagore bubatse bakakugira inama, bakakubwira uburyo ugomba gutwara umugabo, uburyo n'ibigenda. Wowe ntabwo wigeze ukora bridal shower? Jesse ko ntarasezerana, nari kumenya ibya bridal shower gute? Ntabwo urasezerana? Ndasezerana ntabyo nzi. Wagarukiye Imana ariko? Wagarukiye Imana? Wagarukiye Imana, nawe urabizi ko ndi umukristo. Harya ubwo iyo umuntu atasezeranye akagarukira Imana bigenda bite? Iyo umuntu atasezeranye, tuvuge warabanaga n'umugabo mutarashakanye. Urumva njyewe nashakanye n'umugabo, ariko umugabo dushakana ntabwo twakoze ubukwe. Yego. Ubundi rero twaje gutandukana n'ubwo bukwe nyine butarabayeho, ariko narongeye gusubira mu itorero garukira Imana, niko nabivuga. Nongera nakirwa mu itorero n'imirimo nakoraga mu rusengero nongera ndayisubizwa. Yego. Okay. Noneho reka nkwibarize, sibyo? Mu bantu sinzi nimba arabonye video cyangwa reka nongeye nyikwereke nimba nta kintu bitwaye. Ndayifite hano, ubanze umbwire. Yego. Ibyishimo byari bimurenze n'ibineza neza. Hari igihe twabayeho nta bantu dufite, nta n'abatuvugisha nkabo, ariko kubona ingabo y'abantu nk'abariya b'ababyeyi bakugaragiye, bakwishimiye, baguhereza impano y'ururabyo rwiza cyane, ntabwo wananirwa kurira. Ariya ni amarira y'ibyishimo. Nuko nyine abantu nyine babikuramo ibintu byinshi, ariko mu ruhande rwiwe nanjye nakifata nkishyira mu cyiciro cyiwe, nanjye mu ruhande rwanjye nagira munsi yo nkishima nkarira. Cyangwa se ukumva yuko ibyabaye ku muntu wowe bitakuba.
Yego. ashobora kuba yarubatse urugo rumwe yarahiriwe akumva ko hari ari we mukiranutsi ku Mana cyangwa ari we ufitanye n'ubumwe n'Imana, yego, akumva ko ari, sinzi ukuntu nabisobanura, ariko bajye bareka yego, bajye bareka bareke gukubitisha umuntu ejo hiwe hashize, yego, ntabwo ari byiza. ushobora kugukubitira ahamanuka ejo akazagukubitira ahazamuka. yego. Iyi video yo nayo yivugaho iki mu busanzwe? Ndakeka warayibonye. Video nyine narayibonye nayo. Ese urabona atari ababyeyi nyine bari kugaragira inshuti yabo bakimbagira bishimye ibyiza bya mugenzi wabo. Ahubwo abo bantu baba bavuga gutyo baba ari abanyeshyari. Bari abantu ntabwo bajya bishimira ibyiza by'abantu. Bakumva ngo Claudine nahuye n'ikibazo cyangwa nahuye n'ikibi nibwo bakoma amashyi. Ubu haramutse nk'ikintu cyiza kibaho ntibakizana kuri social media, ariko ubu bamfatiye nko mu kintu kibi bahita bagitangaza kuri social media kugira ngo banyishime hejuru bambyine hejuru. Yego. N'abantu rero batajya bishimira, hari abantu bakoze gutyo batajya bishimira ibyiza bya bagenzi babo. Yego. Noneho urabona ko rwose kadanse, kano kadanse urabanza ukarebe, sinzi, okay, urabona ko bari yagendaga yizunguza agenda ahereza utuntu yego rwose, urabona ko ari byiza, ni byiza cyane rwose. Mwibarize noneho bari kunenga bati kubera iki yakoze blood shower agatumira abagore bakoze divorce gusa. None se abagore bose bari barimo, ngo abenshi ngo ingo zarabananiye kuzubaka, ngo bari baje kumugira ihe nama. None se reka nkubaze, buriya umuntu wubatse abana n'abubatse, sibyo? Umuntu utubatse nawe akenshi kubera ko wa muntu wubatse kumwumvisha ko wasenye we ari mu rugo biba byaremeye, ukamwumvisha uburyo wasenye ntabwo yakubyumva. Nimba umuntu akumva, ni gute uwo muntu utamuha umwanya mu buzima bwawe? Ni gute ese baraje bashyiraho igipimo koko basanga abagore bose bari muri iyo blood shower bose ntabwo n'abadivorce? Icyo ntabwo twanagitindaho kuba batarubatse ngo byemere uko byemeye ku muvandimwe, ni nako n'ejo bizemera no ku bandi. Akenshi ngo blood shower akenshi ngo iba igamije nyine ari ukugira ngo abandi bagore bubatse bakugira inama, ariko bakongera bakibaza bati abo bantu bazakugira inama mu gihe ingo zabo zabananiye. Aravuga ngo abantu ni abasambanyi, natwereke abamaze gusambanya muri abo basambanyi. Umusambanyi rega amenya undi, sambanya amenya undi, natwereke abo yasambanyijemo mbere yo gucira abo bantu. Afatiye bangahe se basi mu marogi kugira ngo avuge ngo abo bagore bagiye muri blood shower ya Pastor Mutesi ngo ni abasambanyi? Bagiye bareka gucira abantu imanza, bakagira uburyo bashaka imibereho, bashaka n'amaronke, ariko bakareka gusebanya katari byiza. Nese uri kumva, wigeze wumva Pastor Claude ari gutukana na Noza na Jack? Warabyumvishe yamajwi cyangwa nayo wumvishe uburyo Pastor Claude yatukanye na Jack yamubwiye ati mwebwe ngo uri igishubaziko, ibintu nk'ibyo amutuga ngo ni igishubaziko? muri ihangane. Warabyumvishe? Komeza nta kibazo, twikoreye nta kintu bitwaye. Narabyumvishe amutuka ngo ni igishubaziko. Reka nze bikumvishe nabyo uhitumbwire se birakwiye nimba koko umuntu w'umukozi w'Imana, kuko bitewe n'ukuntu tumufata hano hanze, natubwiye se yaba ibyibuza byaba bigamije iki kuba yakora ibyo bintu. Samwe shyira kuri mikrofone. Yabwiraga Jacques uyu nguyu ukora ku kinyamakuru. Yego. ariko yamusubije neza. Nimba yaramwanduruye wa mugani kamukura muri ubwo bushuwa ziko, kuki itakwandurura n'abandi?
nibyo ariko wenda tureke no nyine kukugaragaza navuga ngo aba ni babandi bishimira ibibi biba ibyiza batajya bishimira ibyiza by'abandi Yeah. ahubwo bishimira ikibi bakaba aribwo bacyogagiza wa mugani arabyivugiye kandi avuze neza yavuze ko yari igishubagabo nimba yari igishubagabo Yesu akamugirira neza akamukura muri ubwo bushubagabo Yeah. Yesu niwe yarangirijeho gukora ese ijambo ry'Imana rivuga ngo iki naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka Yeah. kigashora imizi kikongera kigatoha amababi y'ibitontome nimba Imana yaramukoreye icyo gihe iyo Mana tuvuga ko ari we yarangirijeho itazongera gukorera n'abandi basigaye hanyuma ubona Pastor Claude agamije iki kuki akunda guhora asenya Pastor Mutesi cyane impamvu navuga ngo ahora amusenya sugo navuga ngo sugo navuga ngo ni iyi navuga ngo ni ukubera yuko we mbona Pastor Mutesi yarabaye hari nka views cyangwa nk'ibirayi iyo bamukozeho hare babona amaronko bakavuga ati kamambaye amaya reka tumukoreho ejo ugasanga baranagarutse bakavuga ati Pastor Mutesi nta kintu dupfa ntabwo ari ukumwanga wigeze kubona ikiganiro Justin yakoze avuga ati ntabwo ari ukumwanga nta n'icyo mpfa nawe ari kubisobanura ati nuko ari views hari zigendera ahari akavuga ati nimukoraho ndabona views ndabona umugati akumva hari guhora avuga iryo zina ariko impamvu navuga ngo iyo umuntu akurenzeho cyangwa umuntu yamamaye ugomba n'ubundi kumuvugaho yego nibyo birumvikana niba mu guvuga nyine agumize ubundi yiyamamarire aka kavido kabashaye kukugeraho ko nabonye katambutse ahantu henshi narakabonye ako ngako nako uyu mudamu urabona ukuntu ari kugenda yikaraga yego iyi myikaragire ya Saradine ni ukuri imyikarage ya Sandrine urabona ivuze iki ku mukozi w'Imana cyane ko nawe ngo afite ngo idini ayoboye ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo ubwo abadukurikiye nabo ngo barareba izo mbuto bikuriremo inyungurabwenge yego ariko bamwibye umugabo bamwibiye Pastor Mutesi yatwaye umugabo wiwe ntabyo nzi yamutwariye hari uwo yagiye guterura mu rugo iwe se ngo amukureyo ariko yakoze ibiganiro ubona ari kurira ababazwa yarakoze ibiganiro umugabo w'umuntu erega ni umugabo mwasezeranye mwese umugabo mutasezeranye aba ari umugabo wawe gute wambwira ngo umugabo ntibigeze basezerana umugabo mu mudugudu barahageze ntabwo bigeze babana mu nzu ntabyo bazi n'abayobozi ntibabizi none ubwo umuntu aba ari umugabo wawe noneho bahuraga buraya se none urumva atari mu buraya se ariko nawe yarabyivugiye ngo yari indaya yarabyivugiye ko yari indaya udashatse wenda kongera kubisubirishamo ariko yarabyivugiye ntabwo umugabo w'umuntu ni umugabo wagusabye akagukwa akaguha agaciro yarangiza akakwambika impeta ukajya imbere y'Imana uwo ni we mugabo wawe mbagiye bareka rero gusebya Pastor Mutesi ntabwo ari we waterese uriya mugabo ntigeze ajya no kumuterura muri urwo rugo ahubwo baba babuze ibyo bakora nyine akavuga ati wa mugani reka tuzamukire kuri iyi titire wenda twazamuka tukamamara tukagera aho tugera yego bivugwa hanze ko ari inshuti yawe cyane Sandrine nta bushuti dufitanye ubushuti bwararangiye nta bushuti dufitanye buriya nimba umuntu mwarakoranye umurimo w'Imana mukanasengana nyuma yo gusengana ukabona umuntu imbuto ari kwera buriya avuga ngo mbwira uwo mugendana nanjye mubwira uwundi nimba umuntu ubwiwe yivugira amabi yiwe ejo umuntu uzambona nk'umukozi w'Imana akabona nimba uri umurozi ukagenda n'umurozi uhinduka umurozi rero habaho ikintu bita kurinda ubuhamya bw'umuntu ntabwo mvuze ko namwitakana ariko nimba umuntu atashobora kugirwa inama cyangwa atashobora kumubwira ngo ciye inzira abashe kuyica kandi ari inzira nziza uzi ko ari umuntu mwakoranye umurimo w'Imana ukabona kurushije amarere hari ikindi kirere arimo uwo muntu ntabwo aba akiri inshuti yawe inshuti zijya inama inshuti zirahugurana umuntu ashobora gukora ikosa rimwe ukamugira inama ukamubwira ati hari ahantu wakoze ikosa ntabwo biriya bintu byari bikwiye nk'umukozi w'Imana wari ukwiye kurekera aho ngaho ukagira ngo umugiriye inama ahubwo ukagira ngo ni nk'amashanyarazi
umucometsemo yo kwamvasa noneho mu bindi, Yego. uwo muntu urarekura. none ubwo nyuma yo kumutwara umugabo urumva mutari no kumutera nyuma y'uko atwawe umugabo urumva mutari kumutererana abantu mwari inshuti Oya, ziwe ntabwo ari ukumutererana, ntabwo twavuga ngo ni ukumutererana kuko uriya ntabwo yigeze aba umugabo wiwe, nta n'umunsi n'umwe byigeze biba avuge ngo ni umugabo wiwe, ntabwo yigeze aba umugabo we rwose. reka ibyo tubyemere turaza no kubigarukaho. Ejo bundi ngiranya kuwa gatandatu ndakeka w'icyumweru cyashize ngiye kubona mbona inkuru ibabaje, iyo nkuru ibabaje sinzi niba nayo yarakugezeho, inkuru ivuga ko muri ADPR imbwa yinjiye igahanura, iyo nkuru yakugezeho? Imbwa yinjiye igahanura, imbwa si hanuritse, imbwa yarinjiye ngo muri ADPR ya ziriya nce za Karuma ruguru bahita ngo ikira iya Bweramvura. Nuko imbwa ibwo ibirinjiye mu rusengero irazamuka kuri aritari irazengurutsa ireba mu baturage, ngo ari umupasiteri abura umuntu uyisohora, nyine abura imbaraga ziyisohora, imbwa y'ubwayo iraza irasohoka irongera irazenguruka. Wumva wowe nk'umukozi w'Imana ibyo bisobanuye iki kuba umukozi w'Imana? Navuga ngo bongeze ibihe byo gusenga, kuko urumva urusengero tena itorero ry'Imana ryinjiwemo n'imbwa. Abantu benshi bazi ikintu imbwa mu buryo bw'umwuka isobanuye, umwuka w'ubusambanyi. Yego, umwuka w'ubusambanyi rero mu bishaka kugaragara, wasanga abahanuzi baranahanuye inshuro nyinshi itarenze n'imwe, kavuga ati enda abaririmbyi mwihane, abashumba wenda mwihane, ariko bakagumiza bakinangira umutima. Hakabaho yuko Imana yabahishura ku munota wa nyuma kugira ngo ibakebure, bongere banihire Imana, bongere batakambira Imana. Kuko nageze gusoma ijambo ry'Imana rya Samusoni, uburyo Samusoni yarwanije Abafilisitiya, Imana ikamwereka urwasaya rw'indogobe akica abantu ibihumbi, yamara kwica abantu ibihumbi yarangiza akagwa umwuma. Ushatse kuvuga ngo hari igihe waririmba ukaririmba usambana, wahanura ugahanura usambana, ariko nyuma ukaza kugarukira Imana ugatakambira Imana. Ngo Samusoni atakambira Imana aravuga ngo mu maboko y'Abafilisitiya batigeze bakebwa, arangije ngo atakambira Imana, maze gutakambira Imana ngo Imana imupfukurira irindi riba, ngo iryo riba ryitwa Enihekore. Niyo mpamvu navuga ngo iri torero ry'Imana atari na hariya gusa, bishobora kuba ari nk'ikimenyetso, nubwo byabereye muri ririya torero, ari ikimenyetso kiri mu matorero atandukanye. Navuga ngo bongere basubire ku isoko, bongere batakambira Imana, Imana ikuremo ibyaha za hato na hato. Wasanga ari imbwa yinjiye gusa, yenda harimo n'ibindi, ariko navuga ngo twongere dushyire hasi amavi, dusengere itorero ry'Imana, ryongere risubire ku rufatiro. Yego, mwibarize ikibazo mwawe, iyo wagiye gusenga kuri uwo munsi ukajya kubona ukabona muri uwo munsi imbwa yinjiye ku rusengero mw'imbere, murimo murasenga idini rya ADPR, ukajya kubona nyine ugiye kubona ukabona imbwa yinjiye mu rusengero, wabyifatamo gute? Ese waba warabyifashemo gute mu kubona iyo mbwa iri kwinjira mu rusengero mu gihe murimo muri imbaga nyamwinshi, ndetse ikaza abadiyakoni ntibagire imbaraga zo kuyisohora, ndetse na pasiteri ntagire ubushobozi bwo kuyisohora? Ari gutokesha imbaraga z'imyuka mibi, gusa urumva batari abadayimoni. Ukuri ni abadayimoni. Imana ntigapfushe ngo natwe niturangiza dushinyagure cyangwa duseke, ariko wumva rwose ni ikibazo gikomeye, ikibazo gikomeye mu itorero ry'Imana. Ntabwo ibyo bintu byagakwiriye. Itorero ry'Imana ryakabaye rirangwa n'umwuka w'Imana, abahanuzi bakaba amaso, ariko urumva habayeho kuba gusinzira kw'abadiyakoni cyangwa se k'abanyamasengesho, barirara. Hari igihe Samusoni bamaze kumwogosha umusatsi, yikunkumuye Delila yamaze kumwogosha, arikunkumura asanga imbaraga zagiye, kubera yuko ntiyamenye igihe bamwogoshe. Wasanga nabo bataritekerejeho bakibwira yuko imbaraga bakizifite, uwo mudayimoni akinjira bazi ko imbaraga bakizifite, nabo bakikunkumura bikanga. Wa muvandimwe. Yego. Hanyuma se wowe ukumva
ni nk'uwo mupasiteri hari abavuze, ni ikiganiro nabonye kuri cano bita Byishimo TV cyangwa Byishimo Official, avuga ngo impamvu iyi mbwa yinjiye mu rusengero ni uko umupasiteri wa ruriya rusengero ngo asambana cyane, ngo ndetse yarije kumutamaza. Wowe urumva ibintu yavuze ari ibyo cyangwa no guhara? Yumva ko ari uko yinjiye mu rusengero rwose, kuki yumva ko ari umupasiteri yari igiye gutamaza, itatamaza urwo ruhimbi ko ruhagararaho n'abaririmbyi, urwo ruhimbi ko ruhagararaho n'abadiyakoni barujyaho, n'abakristo ko baruhagararaho bagiye gushima Imana, kuki yumva ko muri rusange yatamaza pasiteri ibyaha bitari hagati mu itorero ryose? Byashoboka ko wenda na pasiteri icyo cyaha yanakigwamo kuko ni umuntu yambaye inyama n'amaraso kandi ari mu isi ya Satani. Ubwo rero ntabwo wacira pasiteri urubanza, nta nubwo wacira abo bose urubanza, kuko ntabwo twebwe turi abacamanza bo guca imanza ngo tugenzure abantu bose nuko bigeze abagenzuzi. Yavuze ati pasiteri yari umusambanyi cyane, ndetse uretse kuba umusambanyi cyane n'abakristu ngo bivuga ko kuri urwo rusengero ariho hantu hambere hari ubusambanyi bwinshi kurusha izindi nsengero zose zo mu Rwanda. Ariko icyo gipimo gipima abo bantu ni igipimo ki? Abo bantu bamenya ko abo bantu basambana bahurira hehe, babibonera hehe? Ese abo bantu ni abanyamwuka? Ni umwuka w'Imana iba yabiberetse? Ni Imana iba yabasanze ikabibereka? Ese yimba ari umwuka w'Imana uba wabasanze ukabibereka, nyuma yabyo hakorwa iki? Ko Imana iba yabiberetse, bo bakora iki kugira ngo bajye kumenya ko abo bantu ari abasambanyi? Niyo mpamvu bavuga bati nimba bigeze ku rwego rw'aho imbwa z'ubwazo zinjira mu rusengero, ni ikimenyetso kibigaragaza. Kuko ngo hari umukozi w'Imana bita Fatinkoni, uramuzi Fatinkoni? Yego, ngo uhakorera nawe ubwe ngo abangamirwa n'abakristo bo muri urwo rusengero, kuko ngo atamuhereza rekomandasiyo nk'umuhanuzi ngo ajye guhanurira abandi. None se we yakoze iki? Yasenga? Erega ntabwo umuntu w'Imana, umuntu w'umukozi w'Imana ntabwo ari we wicara ngo avuge ngo aribonekeje ngo agiye guhanura cyangwa n'iki. Imana yakwimitse cyangwa ikagutoranya, ntabyo kwirirwa uvuga ngo bararinda kuguhamagara cyangwa kuguha umwanya. Imana yagukoresha, wakuzura mwuka wera abantu bose bo muri urwo rusengero ikabafata ikabacecekesha, ariko icyo wagambiriye kuvuga ukakivuga. Yego. Ndi kubyumva cyane. Tukugana ku musozo, tukiri aho ngaho mu rusengero twinjiyemo neza, tukirimo imbere, sinzi ahantu nagize iyo gutya bambonye komenti idafite gahunda rwose. Iti ni ikiganiro nari nakoze, iti impamvu Pastor Mutesi yakoze ubukwe cyangwa se ari gukora ubukwe si uko akunze Ferdinand, ahubwo no kugira ngo yongere agirirwe icyizere, yigisha imbaga imwumve, kuko ngo yigishaga abantu ntibamwumve kuko ari umuntu utubatse, bamufataga nk'atari seri. Ibyo bintu nawe uhamya n'uwo muntu? Abantu bivugira ibyabo wahumva. Nakubwiye ngo abantu baba bashaka gukubitisha abandi amateka yabo yahise, ariko umuntu amenya ibya divorce atarabaye umudivorce gute? Ese yagiye gupima igipimo cy'urukundo kiri muri Pastor Mutesi? Ni umwuka se wabimweretse? Ni iki cyabimweretse yuko atari urukundo? Kandi ikindi cya kabiri, no kuba yagirirwa n'icyizere nabyo, kubera ko imyaka afite irabimwemerera, kuko Bibiliya ivuga ko umubyeyi byibuza ukuze mu itorero ugomba no guhabwa n'umurimo w'ubudiyakoni. Ubwo navuga ngo aba afite imyaka ubundi 60, kandi Pastor Mutesi nta myaka 60 afite. Kuba yakubaka urugo Pastor Mutesi ku myaka yiwe, ubundi ninde bibangamiye? Nta n'icyo bitwaye. Ni iki bitwaye? Niyo yaba afite kandi imyaka 60, kuba yashaka umugabo ntawe bibangamiye, kuko ntawe aberiwe. Icyo ni icya mbere. Nta n'uwasaba. Icyo ni icya kabiri. Ni gute bumva ko ubuzima bwa Pastor Mutesi babugenza ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, bakinjira mu buzima bw'umuntu? Ukinjira mu buzima bw'umuntu ngo Pastor Mutesi yashatse ngo abagabo banaba, abagabo yashatse se barakureba? Wabanjije ukamenya ibyabo. Abo babivuga nabo ugiye ko wasanga ibyabo nabo bitaboroheye, nabo ko biba bitoroshye, nabo wabashyira hano bakabayungurura, ko wasanga ahubwo ibyabo biruta
iby'uyu mubyeyi Yego. bagiye bareka kuko bakareka kwirirwa basesereza umuntu bakamuha amahoro. Erega Imana ikintu iba yaranditse ku muntu iba yaracyanditse. Yego birumvikana. Bavuga batavuga ntabwo bazabuza ubukwe bwiwe kuba. Yego. Bavuge ntibavuge. Hari abavuze ngo burapfuye ngo bigeze gute ngo nazamugira ibintu byinshi cyane byaravuzwe, ariko ibyo byose ngewe mbifata nk'ibitariho kubera yuko bariya bavuze nyuma y'Imana. Yego. Imana yavuze ngo baho ubaho. Imana yavuze ngo gira ubuzima bwiza urabugira. Imana yavuze ngo ubaka urubaka. Rero bavuga bari kwishakira kontenti zo kugira ngo bibonere ibirayi bibereho, nta kindi kintu bari gushaka rwose. Nibamureke yibereho yidamararire yishime yinezererwe, nicyo gihe cyiwe. Kuki batumva ko nabuze umuntu wakishimira ibyiza byiwe? Kuki ubwo mu kanya muri komenti barandika ngo nyine ngo nawe nk'uko bavuze aho ngaho ngo ni ibishubaziko, ngo nawe ngo nukuri igishubaziko kigenzi cye, nka ba bandi baba bavuga ngo turi amapusi ngo yacitse imirizo. Ariko Mana mwagiye mwihangana koko mukavuga abantu mukabavuga n'ibyiza, ntumwumve ko kuvuga umuntu ikintu kibi wumva aricyo cyakugirira umumaro. Wumva ko kwandika komenti isebya umuntu aricyo cyagufasha cyangwa wumva cyaruhura umutima wawe. None si icyo kiganiro ntabwo wigeze kucyumva umuntu agikora? Avuga ngo abantu bakoze divorce batandukanye n'abagabo ngo ari amapusi yacitse imirizo. Ntabwo nari narabyumvise. Uze kuza kucyumva. Ese basi warateganya kuzongera gushaka? Nzashaka cyane rwose. Cyane pe. Uzakora ubukwe noneho? Cyane. Nzabukora. Rekane kukwinjirira nanjye kuko haza nimba fiyanse ahari. Oya fiyanse we ntawe uhari ntabwo arazi. Ariko izeye ko Imana izamwohereza. Imana izabikora. None se mvuge ngo ntabwo izabikora? None se ubwo Imana naba nizeye ikorera abandi itabasha kunkorera n'Imana bwoko ki? Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka rwose, izabikora pe. Nyine kumva twakisoreza ni byinshi twari kuganira, ariko se gahunda ya Yesu ari ku ngoma imeze gute? Gahunda ya Yesu ari ku ngoma imeze neza. Ntambutsaho ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Abantu benshi bakunda kudukurikira basangaho ibiganiro by'ijambo ry'Imana, ibiganiro by'ubuhamya bw'ubuzima bwanjye cyangwa se n'ubuhamya bw'abandi bantu. Ni icyo ngicyo igamije, kugira ngo ubutumwa bwa Yesu Kristo nyine bwamamare bugere ku isi yose. Yego. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo hano hanze ngo abahanuzi b'ibinyoma ni benshi cyane. Ese kuko nawe urabyemeza ko hanze aha abahanuzi b'ibinyoma umubare ari mwinshi? Ese ko Bibiliya yabivuze ngo mu minsi ya nyuma hazabaho abahanuzi b'ibinyoma b'inzaduka, kandi tukaba turi mu minsi ya nyuma. Abo bahanuzi bo kubamenya, umuhanuzi w'ukuri yaravuze ngo abo bantu muzabamenyera ku mbuto zabo. Rero nukenera kumenya umuhanuzi w'ukuri uzamumenyeshwa n'imbuto yera n'ibyo akora. Ntabwo navuga ngo ntibariho cyangwa se ngo bariho, kubera ko Satani akomeje umurego kandi ari gukora. Ntabwo abahanuzi b'ibinyoma babura, kuko abenshi ni indamu bari gushaka, abenshi nta jambo ryo kwihanisha iby'ibyaha. Reka n'umuhanuzi ubwiwe arakora icyaha wamwihanisha ugasanga bibaye intambara, bibaye ikibazo. Rero ntabwo navuga ko abahanuzi b'ibinyoma batariho, bariho. Ariko abantu nababwira ngo bajye bashishoza, banze umenye imbuto z'uyu muhanuzi, z'uyu mukozi w'Imana, uburyo umukozi w'Imana yitwara, uburyo umukozi w'Imana yera imbuto. Abantu nabo bareke nyine kudukubitira mu byo twahozemo kera. Nimba twarabivuyemo twabivuyemo, kandi twiyemeza gukorera Imana tudacitse intege kandi dushize amanga. Rwose mujye mwihangana. Kwandika komenti mbi ku muntu, isebya umuntu, imuharabika, ntabwo ari cyo gituma umutima wawe Imana iwishimira cyangwa wumva unezerewe muri wowe. Sawa, urakoze, reka ngushimire. Reka nambutse nimero 0783 70 275 0783 70 275. Utarakora subscribe kuri Yesu ari ku ngoma TV usimbukireho. Imana igumize turanapiningamo hasi barayibona rero. Nicyo kiganiro mo hasi cyangwa n'ibindi bayirebeho, nta kintu bitwaye. Sawa, urakoze cyane.